Ngiye kukwereka uko ushobora kwikorera za video ziguruka nka Jackie Chan abantu bakibaza aho wabyigiye cyangwa se umuntu wabigukoreye. Reba nk'ukuntu mba ndi kuzamuka hano mu kirere. Ngiye kubikwereka nkundira tubane muri no video ngiye kukwereka mbikwigishe kandi ukoresheje telefone yawe. Pfa kuba ufitemo application bita InShoot. InShoot niyo yonyine ibikora. Reka dutangire. Boom. Bwa mbere uraza ugafotora ikirere ushaka kugurikiramo na telefone yawe cyangwa se inzu wegereye ushaka kugurikiramo. Ujyana hejuru no hasi ariko urabanza ukajyana hejuru gake gake unatambitsa nabwo gake gake. Ibi ngibi wabirangiza uhituza ugashaka umuntu ugufasha telefone cyangwa se ukareba ahantu uyirambika uri imbere y'igitambaro cy'icyatsi. Urabona izo nimvune nagiye mpora nazo utuntu tugwa turi inyuma yanjye ariko ibyo byarangiye mbikoze. Iyo urangije rero ku recordinga gutya uri imbere y'igitambaro cy'icyatsi uhituza hano. Uhita making sure ko ufite application yitwa InShoot. Niba nawe ufite genda uyidownloading uhituza urebe ino video. Iyo urangije kubona video yawe rero umaze kuyikamera uri imbere y'igitambaro cy'icyatsi uhituza hano ugafungura InShoot. Ugahita ukanda hano kuri video, ugahita ukanda hano kuri new. Ukaza ugahita uhitamo ahantu wabanje gufata hari ikirere. Wenda kadufate kino kirere gutya. Bwa mbere ugifungura InShoot gutya uhita ureba hano hantu handitse InShoot na kano kantu kaka X. Ugahita ugira hano kuri free remove ukabanza ugakoramo ino watermark yabo. Ugategereza. Iyo kimara ku removing watermark yabo rero tuzi ukabanza ukareba video yawe niba ari yo ushaka koko ugenda wihutisha gake gake wihutisha. Bino noneho iyo birangije uhita ushaka ahantu handitse pipe, hano handitse PIP hano. Uhita wakanda ukaza noneho ugahita ushaka video yawe wari wafashe ushaka gushyiramo. Kadukoreshe iyi ngiyi. Ukaza ukabanza ukayihutisha ukagenda uyihutisha ukareba agace ushaka. Iyo byanze uhita ukanda hano kuri spirit kano k'imbere ukagakuraho kuko atari kuba ushaka. Ugahita uyigiza hano ukayigizayo mpaka ubonye agace ushaka. N'ubundi ntabwo ari kano gace, reka ndebe. Agace nshaka ntabwo ari kano n'ubundi. Ukongera ukayisipiritinga ukadiritinga ukaza ukagenda wihutisha mpaka ushatse agace uri gushaka. Sibyo? Agace ndi gushaka noneho nakabonye. Agace ndi gushaka ni aka ngaka. Sibyo? Kano wese ndimo. Ntabwo twabikora gutya kuko urabona ko akaboko kanjye ntabwo karimo kose. Urabona yuko nyine ntabwo bigaragara yuko ndimo. Turamutse ducropinze ikirere byahita bigaragara nabi nyine. Akaboko waba uri mu kirere akaboko katagaragara. Oya. Uhita uza wenda nka hano akaboko kari kugaragara. Ugahita ukandaho gutya. Ugahita ukanda hano handitse spirit. Ugahita ugakata ugahita uza noneho ugasiba kano k'imbere. Kanda aho ngaho kuri delete. Noneho iyo urangije uhita uza hano ugatangirira. Sibyo? Naho kugira bize kugaragara neza sasa. Uhita ukamanura ukakicaza hano. Urabona akantu k'umutuku kari guhita kazaho. Sinzi niba uri kukabona. Kano hano kicaye hasi. Sasa kugira ngo none dusigare turi mu kirere gusa uhita uza ugahita ushaka ahantu handitse cut out. Hano handitse cut out. Ugahita uza hano handitse chroma. Ugahita noneho uza ugashyira kuri cya gitambaro cyawe. Noneho iyo bimeze gutya uhita ureba hano hasi handitse strength. Ukagenda ugabanya strength mpaka cya cyatsi cyawe kivuyemo. Ugahita wemeza katurebe niba byakunze. My goodness.
urabona yuko iguyemo fresh, sibyo? Noneho urabona kano gace nahise nza gutya, reka tugakuremo tugomezemo kano ndi kureba hasi gutya, duhita tugacira hano gutya. Kano kantu ndi kumuvinga sinzi niba uri kukabona, ukandaho ugahita ukamuvingisha gutya. Reka tusubiremo turebe niba video yacu irimo neza. My god, urabona yuko reka turebe. Oh my goodness. Urabona noneho hari utuntu tw'umweru turi kugenda dusigaramo turi ku ruhande, sinzi niba uri kutubona. Kano kantu k'umweru kari mu kirere turi kumwe, suri kukabona? Noneho reka tugakureho na kano kantu k'umukara, suri kukabona? Kano rero ukuntu tugakuraho tuhita dukanda hano, hagahita tuza hano kuri mask, ukuntu tugakuraho kano tuhita tuza tugakropinga, tuhita tuza hano handitse crop, tugasa n'aba playingaho. Urabona yuko noneho tugiye tugasa n'abakuraho akantu gatoya na hariya gatureye, noneho niba hano byagiyemo neza. My god, urabona ko hano ku ruhande hari akaboko twaciye nabi, sibyo? Aka kaboko ko ku ruhande twagaciye nabi, niba twagaciye nabi rero tuhita tugaruka hano kuri crop, kano tureba ngaka tukakagarura gutya. Reka turebe what uragwa. Urabona hari utuntu tw'inyuma tuhise tuza gutya, sore tubonye. Reba hano kugeza izi saha, ariko turiya tuntu tw'umukara twari tubonye ntabwo tureba n'utu ngutu ndi kuvuga, utu ngutu tw'umukara sinzi niba uri kutubona turi kwinjiramo utu, kugeza kamwe kuko tudukuraho kugeza izi saha gutya ntabwo turimo. Rero uhita ureba ahantu tugiye kwinjiriramo, tureba ahantu tugiye kwinjiramo, turahabonye. Ugahita uza ugakanda kuri kano kantu kariho kameze nka triangle ireba hasi, kariho n'akantu ko guteranya, sibyo? Tugahita urabona ko hano hahise hazaho akantu k'icyatsi, tuhita tuza gutya, tuze gutya, suri kukabona? Naho kuri aka kantu reka tuhita dukropinga, reka turebe. Kanana turebe niba byakunze. Turebe niba byakunze. Niba video yacu noneho sasa irimo fresh. My goodness. Urabona yuko video imeze neza, umuntu ari kuguruka isi. Noneho kaniho tukarangije iyi video tuba dushaka. Ugahita uza hano ugahita exporting, ugahita ukanda hano kugira ngo niba telefone yawe nyine idafite storage nini ihagije, uhita uza ugahita uhitamo hano kuri resolution, ugahita uhitamo 480 cyangwa se 470, ugahita ukanda hano kuri MP4,
ugahita usevinga. Iyo umaze gusevinga rero video yawe n'ubundi bayatunganye. Niba kano kantu ubona kagufashije, nkandira subscribe kugira tujye tubana neza mu zindi video ndi kubategurira. Reka turebe video yacu irangije kwi exportinga, reka tuyirebe yose, sibyo? Uhita uza hano ukayikandaho. Urabona ko video tuba dushaka hano iratunganye. Niba ino video igufashije kandi hari ikintu ikunguye, nkandira subscribe kandi ujye wibuka kuza kureba buri kimwe video tuba twapostinze. Ciao ciao.